undi n'abagande bose bose n'abagande Katenya Ronald sibye match commission Murinwa Hakimu Oloya William ndetse na Awuye Yusuf bacungaho gatoya aho ngaho bitiva yari ntare twibereye aho bihurije biriye ubwo rero match irangiye Banyatanzania barasha umuntu urungana barabapimye pe kera mwese ko mwabyitaga nicyo babikuramo birasekeje nabo ibitego urabyibuka ibitego bitandatu ababitsinze se byibuze wakibukamo nk'abane ko ntawe watsinze bibiri nibuka ni Miroshina no muzungu tari na Mombo yatsinze igice cya mbere igitego cya kapiteni mu Charles Mombo yatsinze cya mbere kapiteni Bakarima Mnyeto atsinze cya kabiri icya gatatu gitsindwa na Mudatiri Yahaya igice cya mbere kigiye kurangira mu gice cya kabiri rero sibye umuzungu Tarare Novatis Mairoshi yatsinze kindi ntago nibuka ngo ninde wagitsinze biranagoye kubyibuka reka bitego bitandatu bari byinshi uko bimeze kabisa ubwo rero turebe ubu nta muntu wari wabifoye bitandatu katurebe kindi gusubiramo ngo ndebe nawe pe sindambewe Philippe ati Nyamasheke turabakunda Macuba abantu b'Macuba ikipe yacu Macuba imeze ite Macuba Women Football Club imeze neza nayo kwikura amanota bari ibibazo yego Francisco Yezimana ati nanjye ndabasuhuje mbakurikiye ndi Malawi abantu bamaraho basuze kabisa abantu baraho b'abanyarwanda cyane Richard ati ngo birowe muzikogeza Tanzania iranyeshepe umuturanyi agora umuturanyi ahora ari mubi bitandatu gusa nanjye ubu ngiye kwerekeza mu kadimi ka PRFC mvuye rw'imiyaga akina mu kademi se kape simbizi natubwire ataturi mangatanye yamuremye MF Feliciati ni bingahe TZ bitandatu kubuso mubireba sa kuri screen basaza murakoze Zambia Rusaka kiriya gihugu nubwo batsinze murabona ko bakinaga muzabibona kuri Kenya naho Makaupe imikino ibiri ikinnye gose abashinwa baratwiyeretse cyane ariko Tanzania nayo yarambeshye muri Tanzania versus Zambia aba ari umuriro pe muzi Tanzania na Zambia aba ari umuriro pe Rojati nabikubwiye ngo Makau ni hatari kweri ndabibonye cyane ndabibonye Makau nta ngingo nimwirengera nta ngingo nimwirengera Makau kubona amanota 3 cyane hatari pe Makau itashye ufite umwenda bitego bingahe 10 tsinzwe ubwo ni 9 Makau ubwo bitandatu yari yatsinzwe 4 ariko kuri kimwe kuvuga ngo rero Makau na agace ko mu Bushinwa yego ariko nyine ubwo baravuga ngo a special administrative region of China urabona ibintu barariya harani sawa abani sawa cyane undi imibare niba itakiri 3 ikaba yabaye ibintu babigenda cyane urumva yabaye ubwo 5 urumva avuga ngo na gace kamwe ko mu Bushinwa kegereye Hong Kong is a compact densely populated city renowned as the gambling capital of the world and for its unique blend of Portuguese and Chinese culture. Ubwo ni nagace kabamo abantu bakunda babaswe n'urusimbi ibyo simbisi sibyo ari gusoma ngero usubiremo ibyo usoma ngero bivuga ngo ni populated city renowned as the gambling capital of the world ni umujyi utuwe cyane ariko uzwi cyane ho ko
nk'abantu bakina urusimbi sibyo ibintu buvuga nibyo ibyo ndi kuvuga nibyo ari kuvuga ni imikino y'amahirwe ni urusimbi ni chance games none se ni urusimbi ahubwo abantu kuki mudashaka ko tubabwira none se wavuze imikino y'amahirwe basi kubera iki se tubihindurira imvugo kandi ari bivuga tubivuge mu mazina imikino y'amahirwe si imvugo yabyo si ubwo rusimbi nyine siri kumwe nawe cyo kinyarwanda ikinyarwanda cyimbitse ntacyo nzi simbizi urabona ngo bafite imico nyine ni nk'abaportuguese and Chinese culture umuco wabo ni biganjemo ukomoka mu gihugu cya Portugal ndetse n'uwo mu Bushinwa yego uvuga ngo impamvu bafite uwo muco nyine ni uko bari ni koloni ya Portugal Portugal yarabakolonije gusa si ibyo ubwo umutoza se yabura kugura Tanzania ibitego 5 impamvu haba abashinwa benshi kandi barakoronejwe na Portugal nuko ari igihugu cyegereye ubushinwa cyane umva abaturage bimukiro baba benshi n'uburyo bwo kororoka nyine bukoroha ariko urabibona ariko bashobora kuba bafite abashinwa benshi kuko urabona urebye nk'amazina ari hano amazina nabona nagenekereza ari nk'amaportuge harimo uyu bita Goitia Amancio ni umunyaportugal uwo rwose hakaza Pereira Nuno Pereira urumva ko nawe harimo igiportuge hakaza Vitorino George nta kumva ko harimo akantu ka Portugal nta wundi abandi nyine ni abasanzwe hano ni ba Chen Chiaye abandi ba Wong Hei Long Chen Chiaye rebo wa nyuma 26 Chen Chiaye Chen Chiaye ubwo rero abavandimwe dukomeze tugende tubasuhuza ndetse Nsabimana Gilbert atireyo bite byayo iby'umutoza tugiye kuganira noneho umupira ubu ngubu tugiye kubaha amakuru mwegere hino tugiye kubaha amakuru ari tayari none umva ubutumwa mushuti wanjye Haji Ali Kamwe hata kama Tanzania imeshinda hatufurahi rafiki yangu hatukupaswa kushindania nafasi ya 3 tu nafikiri tujipange vizuri bano butumwa bwo bita Haji Ali Kamwe yani barakoze cyane njye ubwo simba ngenda abantu babyumvise se ati nubwo dutsinze ntabwo twishimye kubera ko ikipe yacu ntabwo ari ikipe yo guhanganira umwanya wa 3 ikipe y'igihugu ya Tanzania hata kama Tanzania imeshinda ivuye mu gikombe cya Afrika imyaka 2 iheruka yego edisiyo 2 ziheruka wono bita Haji Ali Kamwe ati hata kama Tanzania imeshinda hatufurahi rafiki yangu hatukupaswa kushindania nafasi ya 3 tu nafikiri tujipange vizuri tuishime Jonas ati ndabona iyi Makau na Murera yanjye yayitsinda pe byashoboka Philippe Ndatimana mutubwira Amavubi arakina sanga azakina ejo saa 9 z'ijoro Gift Eric mutubwire Zambia yacu mukino irakina n'igihugu cya Messi twagiye rero noneho tugiye kubabwira amakuru tugiye gukora ikiganiro cy'iminota 20 yonyine tubwira abantu amakuru yo muri Rayon Sport tubwira abantu amakuru yo muri APR tubwira abantu amakuru yo muri Kiyovu Polisi no mu mikino iri kuba mpuzamahanga ya gicuti y'ibihugu ndetse n'imikino yo gushaka itike nyine kujya mu gikombe cy'isi mu kugane Burayi ndetse n'imikino ya playoffs abantu ndashaka ngo mumbwire muri comment duhere hehe duhere muri APR duhere muri Rayon imitima myinshi y'abareyo iri butume duhera muri Rayon imitima myinshi y'abafana ba APR iri butume duhera muri APR ubwo imitima y'ubururu n'umweru turahera muri Rayon imitima y'umukara n'umweru turahera muri APR icyatsi n'umweru turahera muri Kiyovu mumbwire duhere hehe mumbwire
ariko pasi amaze kunywa ibirahure bitandatu gusa koroje wajya undeka ntago yumva Roje ngo bine by'amazi bibiri byaje anyime ku ipirawu nangiza ambeshye ngo mfite akabari sha Roje ndangiye ahantu gaherereye uwa mbere namubonye yitwa Ntibaziyandemye Joseph yamaze gutekamo umukara n'umweru abandi namwe mushyireho turahera muri APR turahera muri Reyo imitima y'umukara n'umweru turaba turi buhere muri APR imitima y'ubururu n'umweru turahera muri Reyo icyatsi n'umweru turahera muri Kiyovu iminota 20 myiza y'amakuru agezweho kugira ngo tuvangaha rwose ibintu bimeze neza cyane cyo ngusaba wandike muri comment kwandika muri comment birasaba ko wabanje gukanda kuri subscribe niba utarakanda subscribe muri comment ntago biri buze kwemera Reyo hejuru Nzayisenga Charles ati hayi ntirande kura Florier udutima twahera muri APR duhere muri APR Zambia Rusaka duhere kuri umwanya wa mbere mu Rwanda twagiye yego duhere muri APR APR FC papa ishimwe parfum kuntu bimeze rero gahunda ubu ngubu kikore kura Zandani abantu baje abantu 250 abantu muze tuganire ku mupira tujye kuganira umupira tuganire amakuru yo muri APR tuganire amakuru yo muri Reyo amakuru yo muri Kiyovu kugira ngo ibintu bigende bene neza cyane ubu ngubu tuvugana tugiye guhera mu ikipe ya APR FC baritegura imikino igera kuri 3 iri imbere ikomeye tubize no kugera kuri ikipe ya Rayon Sport naho bari gutegura imikino yabo nayo ikomeye 3 iri imbere mu ikipe ya APR baragaruka muri weekend barakina n'ikipe y'igihugu APR FC muri weekend baragaruka muri Rwanda Premier League bakina n'ikipe ya AS Muhanga basubukuye imyitozo abakinnyi b'ikipe ya APR bose bari barahawe ikiruhuko bagarutse barimo abavandimwe ba Denis Omedi ndetse n'abandi ba Sekiganda yego bamaze kugaruka ku munsi w'ejo basubukuye imyitozo ni imyitozo irimo Nigena Clement umwe mu bakinnyi ikipe ya APR itari herutse gukinisha muri iyi minsi ishize bitewe nuko nawe yarafite ibibazo nyine bigiye bitandukanye nyuma yuko yagize ikibazo cy'imvune Nigena Clement yamaze gusubukura imyitozo mu ikipe ya APR ubwo iyo ni inkuru ya mbere yego inkuru ya kabiri nuko APR nyuma y'inama yakoreshejwe abakinnyi basigaye batagiye mu makipe y'ibihugu banzuye yuko mu ikipe ya APR nta kintu na kimwe cyo kwitwaza mu gihe batatwara igikombe cya shampiyona ari abambere cyangwa ari ikintu mu cyumve ari abambere cyangwa ari abambere ngo nta kintu gihari na kimwe cyo kwitwaza mu gihe batatwara igikombe cya shampiyona iyo ni inama bagiye bari kumwe n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR ubwo bari basuwe ku bakinnyi bari basigaye nyine batari bagiye mu bihugu bigiye bitandukanye byabo bakomokamo barimo na Madusi iyo ni ikipe ya APR FC aho binavuga yuko nyine ngo hari ingamba zafashwe no kumutoza ngo yaba yarahawe warning aka kantu mugasurinyeho abafana b'ikipe ya APR aka kantu mugasurinyeho umutoza wa APR nyuma yuko amaze iminsi atsinda ariko bisa naho n'ubundi ubu abafana batishimye umutoza biravuga ko ngo yaba yaramaze guhabwa warning yuko mu gihe yaba adatwaye igikombe ari uwa mbere azirukanwa aho ni nko kubwira ngo turakwirukanye akaba ari nabyo rero kiri gutuma ngo rwose ikintu cyitwa performance z'iyi minsi iri imbere ngo zigiye gukara cyane ari niyo mpamvu nyine abafana b'ikipe ya APR bakwiye kuza ubundi bakaba bashyigikira ikipe yabo kuko ngo igiye kubaha burudani biragoye biragoye ku ikipe ya APR gutwara igikombe ari ya mbere pe ngiye ndaje mvugisha ukuri yego abafana bishime cyangwa se bababare ariko igihe hari cyo biragoye kuko akanya niba turi kujya tureba urutonde rwa shampiyona ukabona Al Hilal iracyafite ibirarane bingahe Juste yamaze no gufata umwanya wa mbere z'igitsinda yego Al Hilal isigaye ikirane izakina kuwa kabiri n'ikipe y'amagara uvuga ngo akanya Al Hilal ifite amanota 51 APR ifite 49 yego kandi Hilal imaze gukina imikino 23 isigaje indi 2
deje urumva hasigayemo amanota ngahe 6 cyane ugashyiraho inota ugashyiraho amanota 2 bari kubarusha ahita amanota 8 cyane simpamya ko hari Hilal mu mikino isigaye yazatakaza imikino 3 yose biragoye. So kubwira rero umutoza ngo ugomba warning ya nyuma tugwaye warning ya nyuma ufite no gutwara igikombe uri wa mbere je ku bwanje nka Ivan Lucky nabona bigoye pe biragoye. Habwo ikizima nuko bavuga ngo igende afana ba Perise kuri Nige na Clement ubu si yindi burudani ako n'ubundi biragoye. Nyuma yuko ikipe yari maze iminsi iri gutsindwa ibitego mu buryo busa naho budasobanutse wongeye kugarura umu defenseur ubafasha kubirinda witwa Nige na Clement wongeye kugaruka nyuma y'igihe kinini rwose yaragize ikibazo cy'imvune muri ikipe ya APR. Ari cyo biri bubafasha muri squad. Nige na Clement no defenseur mwiza ariko nje nubwo avuga ngo nta cyoki cyagaragaye cyane. Yego twagira nyine ko kudahuzaho kwa Ishimwe Abdul n'uburyo yari ponza ariko nje ko abantu baramwiteze bavuga bati none APR karabaye ibintu birarangiye ibyo Nige na Clement akoraga yazibiraga amakosa y'Inus ukabona ko nta kosa nyine ryabaye riremere cyane muri defense y'ikipe ya APR FC. Ishimwe Abdul n'umwana waje arareponda neza nta makosa yakoze nyine adasanzwe. Yego ni byiza kugara Nige na Clement nk'umuri deri mwiza. Nige na Clement bari hasi mu defenseur gusa mbona atanga na pass nziza cyane imipira miremire asohora akenshi inaba mibi cyane kuri adversaire bakaba babona n'ibyo bitego byaba ari byiza of course mu kurinda izamu no gushyira imbaraga muri uko kuzamuka ama quick transitions wihuta cyane nyine amara transition rapide byaba rero buryo baya profite nyine bakaba batsinda. So APR ababona ikintu kiza kugarura Nige na Clement n'ubundi muri squad. Yego yo ni ikipe ya APR ubwo sinzi uburyo urabugenza nyine ukabuntegurira gatambunira kameze neza. Yego kiki kibi turi kuvuga iyo ni ikipe ya APR unoshaka kunyoshya kuri Nige na Clement ko biri ndetse n'ikipe muri rusange bamaze kugaruka mu myitozo bitegura umukino bagomba gukina muri weekend n'ikipe ya AS Muhanga bakazava kuri AS Muhanga bajya mu karere ka Rubavu bajya gukina n'ikipe ya Etincelle Bekeni Rubavu nagara hatakariza barava i Rubavu bahita bakira ikipe ya bahita bagihuye bajya gukina n'ikipe ya Mukura bazajyana mo na Rayon Sport izaba yagiye gukina n'Amagaju njya weekend nyine iba aya makipe yombi agahurira mu mujyi umwe. Ubwo ikindi bazava aho ngaho muri iyo mikino ibiri ubwo ni 3 ubwo ni AS Muhanga Etincelle ubundi bahita bajya kuri Mukura. Iyo match nivaho ya Mukura barahita bakina derby n'ikipe ya Rayon Sport. Cyumvikane ko ni match zigera kuri enye zikomeye. Iyo ni ikipe ya PRFC. Mu ikipe ya Rayon Sport ubwo yo ndayijyanana n'ikipe ya Kiyovu Sport iravuga iti tugomba kurega umutoza hari ingingo Francis Christian ukomoka mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko afite amasezerano yacu agomba kurangirana n'iyi sezo. Turamurega yuko yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport amasezerano kandi agifite yacu. Ariko nkongera nkibaza ubundi usigaje amezi 6 ntabwo bemereye gusinyira indi kipe kandi ko asigaranya abiri hubwo sinyira n'ikipe kandi gifite amasezerano abandi ukireka nyine uyasinyeho kamera niyo kipe kuzageraho amasezerano aranje. Yego siwe yagiye kandi ashaka kugenda sigeze ajya mu Nzovu kandi ashaka kugenda nigeze ajya mu Nzovu kandi ari byo ari requestinga mu ikipe. Kiyovu rero avuga iti tugomba kukurega hari kuba wasinya amasezerano ukagana n'ikipe usinya amasezerano mashya ati ngiyewe ndabasinyira iki n'iki tubisoza ariko ndaza amasezerano yanjye arangiye nsigaje amezi 2 cyo nacyo bitwaye. Ariko kuri akanya bari kuvuga ngo ngende ndeke ngende
ibintu Kiyovu nayo bifiteho uburenganzira cyane. Ubwo ni gutyo gahunda zimeze mu ikipe ya Kiyovu, nubwo umutoza wabo byanze bikunze bizarangira batamugumanye, kuko ikipe ya Rayon Sport iramushaka kandi yiteguye kumuha ibyo Kiyovu itamuha, cyane ko we avuga yuko ko Kiyovu Sport n'ubundi mubereyemo ideni. Yasoza amasezerano, urishyuza amadeni utarasoza akazi, ariko afite ayo yakoreye imbere. Se kuvuga ko ari miliyoni 8 nyine kucyongera ideni murindi. Oya nta ntukishyuza imbere inyuma utarakora akazi. Se ko ari kwishyuza ibyo atakoreye nyine ni ideni rya kandi arizo bamusigaranye, nizo bamusigaranye bagomba kuzimu ideni. Nasoza nyine amezi 2 bazimu, maze se uhembwa nyuma nyine ko aka kanya nose uhembwa mbere nyine aka kanya. Turi mu kwezi kwa 3 kuragushoje, tugiye kujya mu kwa 4. Ukwezi kwa 5 ni kugeramo boss ataraguhemba, azakubwira ngo banza usoze kwa 6 ngo niho twumvikanye kugira ngo nguhe nawe mu kwa 4. Nose urishuwa ko ayo bamufite amezi ashize ni birara ayo ngaho utegereza ko ari yuko kwezi nyine atarakorera. Urishuwa neza ufite amakuru nyine nayo atarakorera. Ari ingingo ati ni miliyoni 8. Yego miliyoni 8 iza atarakorera se. Oya aho ishyiramo ubwenge wabayuretse yego miliyoni 8. Uzi niba ari ibikuwe mu masezerano nyine n'igihe cyose asigaje arizo ari kwishyuza nyine bigahura. Ni imyitozo yari irimo abakinnyi bose barimo n'abari baravunitse mu minsi ishize. Ubwo ndagaruka kuri Biramahire Abedi, Bigirimana Abedi wari wagize ikibazo cy'imvune mu mukino bagiye gukinira i Musanze, akavuga ko ngo yavunitse kuko nyuma y'icyo gihe ntigeze yongera gukina. Nyuma ya Bigirimana Abedi, umuvandimwe witwa Yves Habimana nawe wari waratonekaye yongeye kugaruka mu kibuga, kandi noneho ngo ibintu biri seri cyane rwose, ngo ari kubona ngo nta kibazo noneho yakongera agakina. Ndetse baranishimira cyane kugarura umuvandimwe witwa Emery Bayisenge, kapiteni wabo wari wagize ikibazo cy'imvune ubwo bakinaga n'ikipe ya Polisi mu mikino y'igikombe cy'amahoro. Rayon Sport iravuga iti twebwe turi tayari kuba twahatanira ibikombe byombi kuko byose tukibifiteho ububasha. Ni Rayon Sport ifite ibibazo by'uko yahagaritswe n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA kutagura abakinnyi nyuma y'uko irezwe ibirego bigiye bitandukanye muri iri shyirahamwe, bavuga ko ngo itabishyuye. Mu birego ivuga ko itakemuwe harimo ikirego cya Robertinho n'aka kanya bavuga ko batararangiza, hakabamo ikirego cy'umuvandimwe witwa Suleimani Dafe, ari nawe bavuga ko ngo ikirego cyari cyo cyabyukije ibintu byose kigatuma FIFA irakara igahana ikipe ya Rayon Sport ndetse n'andi makipe arimo n'ikipe ya Zamalek. Suleimani Dafe yatumye Rayon Sport ihanwa kugeza 2028. Ikindi nuko Rayon Sport ubwo nyuma y'uko bamenye ayo makuru y'uko bagomba kutagura kugeza 2028 bamaze gutangira urugendo rwo gushaka uburyo bakongerera bamwe mu bakinnyi bafite beza amasezerano, barimo umuvandimwe w'umunyezamu Kwizera Olivier Gishweka, bakongerera amasezerano umuvandimwe w'umudefenseri akamukongomani witwa Ramazani Chimanga Chirembi, bakongerera amasezerano Emery Bayisenge warusoje nawe kuko yari yongereye umwaka umwe, bakongerera amasezerano Nshimiyimana Emmanuel Kabanga. Nubwo amakuru nagezeho hari imwe mu makipe akura inkunga yabo muri Minadef, zose ziva muri Minadef, nubwo birangira zitagiye muri institution uwo imwe muri ayo makipe yamaze kuvugisha Kabanga. Yego Rayon Sport rero nayo ngo baramubo yifuza kongera amasezerano, bakabara umuvandimwe witwa Elia Ganijuru nawe n'umwe mu bagomba kongererwa amasezerano aramusabye yemeye. Bakongerera amasezerano umuvandimwe witwa Ndayishimiye Richard, nubwo Richard we avuga yuko bamusuzuguye. Ati gute rero Ndayishimiye Richard murabyuka ko yabonye ubutumire bw'ikipe yo mu gihugu cya Azerbaijan agomba kwerekezamo muri Uzbekistan. Ikipe ya Rayon Sport ikanga kumurekura. Yego
Rayon Sport yanze kumurekura rero ngo yararakaye cyane kubera ko yifuzaga no kuyiha amafaranga kugira ngo byibuze bagabane kucyo ikipe yari igiye kumuha ariko bamureke yigendere afate ayo mahirwe. yego Rayon Sport rero ngo akayishinja yuko itamubaniye, akaba nifuza rero yuko ngo agomba kuba arwana nayo paka ayisohotsemo. Nawe ni umwe mu bifuza kongerwa amasezerano. yego Bakifuza kongerera amasezerano umuvandimwe ukina imbere ku ruhande rw'ibumoso witwa Aziz Basane Kuranya, ubwo tutibagiwe na rutahizamu Farenganya. Abandi bakinnyi bifuzwa barimo Mugisha Didier Taichi, nubwo batamuhurizaho kuko Mugisha Didier Taichi yari intizanyo, ariko intizanyo ye iri buze kurangirana n'amasezerano yo mu ikipe ya Polisi. Pasigovina Yego, ibintu biroroshye muri Rayon. yego, sino kwirirwa tuvuga ngo uyu n'uyu yego. none se abo bonyine uvuze hari 11 barimo. Abo ngabo ubwo impamvu abo ngabo ni abakina kandi bafite impungenge yuko FIFA itazababarira bya bihano, nyine icyo ntibemererwe kugura, yego bagakipinga abo bakina. nyine nibyo ndi kukubaza. abo bakinnyi uvuze hari 11 barimo, barasanga bahari bandi. Rayon Sport rero nifata abakinnyi bari ari ibongera amasezerano Yego, bose. cyane. Nini navuga ngo uyure umutumire urasinyisha Kipe ya ababanzamo, urafata ababanzamo basinyishe izakina idasimbura, bazakina badasimbura bose niba bongera amasezerano bagumane, niba FIFA yabahanyinu cyane. nta n'ikindi cyo Gusa wakaba ikindi kintu kimwe ngo cyuko bafite icyizere cyuko ibihano bafatiwe ngo bishobora kuba byadohorwa, akaba ari niyo mpamvu nyine hari bamwe umva batavugaho, barimo ba Benaziz Dao ndetse n'abandi. Ikipe ya Rayon Sport rero muri urwo rugendo baravuga bati ntabwo tuzabikora twenyine, turashaka n'umutoza. Ariyo mpamvu twagarutse kuri ya ngingo Francis Christian Mbaya, ariko ngo si we wenyine haganijwe. Etienne Ndayiragije umurundi, ni umurundi watoje amakipe atandukanye arimo n'ikipe ya Kenya Polisi aherukamo. Bavuga bati uyu nguyu twazareba uburyo yadutoza natwe tukareba ko hari icyo yatugezaho. Si uwo gusa kuko havugishijwe Kaze Cedric, ni umurundi nawe utoza ikipe ya Kaizer Chiefs, ni umurundi wungirije gusa anyuze muri Tanzania atoza amakipe ari umutoza mukuru. Bavuga bati twamukoresha. Ubwo ikindi nuko ikipe Rayon Sport nayo yitegura imikino ine nayo mbere yuko yerekeza kuri derby, 3 mbere yuko bajya kuri derby ya 4. yego Muri weekend Rayon Sport iragaruka ikina n'ikipe ya Gicumbi, barayakira muri Kigali Pere. Barava kwa Gicumbi bahite bagira Rubavu bajyane na APR, bakina n'ikipe ya Rutsiro bajye kwishyura. Muri uko match banza muri Kigali Pere byarangiye Rutsiro iriye 3-1. yego Barakina rero n'ikipe ya Rutsiro match yo kwishyura mu karere ka Rubavu muri weekend izakurikira itaha. Ubwo ni muri weekend bazaba bavuye mu cyunamo. Nyuma ubwo y'icyunamo nyine, nyuma tuvuye kuri iyo match ya Rutsiro, Rayon Sport iragihuye igiye gukina n'Amagaju. Irava gukina n'Amagaju ikina n'ikipe ya APR. yego Birumvikana ko nayo ni urugendo rutoroshye kuko Gicumbi nimwe amakipe yagutsinda. Rutsiro tubonye uburyo ejo ku munsi w'ejo twabagezagaho match yahagije ikipe ya Hilal. Amagaju match ibanza cyabaye kimwe ku busa, byasabye yuko Kibaba abona ikarita y'umutuku kugira ngo ibintu byorohe. yego Ubwo birumvikana ko nyine ni match zigoranye cyane. Rayon Sport navuga ko aka kanya ikeneye amaboko y'abafana kugira ngo ive mu bibazo bimwe na bimwe irimo, kuko ikipe ni yabo. yego Ubwo rero kereka niba hari ikindi ufite mu Rwanda kugira ngo tunyure mu makuru ari kuvugwa ahangaha ku mugabane wa Afurika ndetse no mu nibyo muri Rayon mikino yindi igiye itandukanye ya Rayon ni ibintu bifite byo gukora ni bibiri. Gusinyisha abakinnyi babo bafite bakabongera amasezerano cyane, ubundi bagashaka umutozo ubatwara, nta kindi cyane. Ubwo mu mikino ya gicuti yabaye uyu munsi ikipe y'igihugu ya Tunisia yatsinze Haiti 1-0. Igitego rwose cyatsinzwe hakiri kare cyane ku munota wa 7 Sebastien Tournekti kuri assist ya Ismail Garbi. Ubwo ikipe y'igihugu ya Puerto Rico yatsinze Virginia Island 2-0. Portugal yanganyije ubusa ku busa na Mexique.
ikipe y'igihugu ya Portugal rero niko yari yakoresheje bande rero Puerto Rico Portugal yari yakoresheje Luis Silva bari bakoresheje Renato Veiga ndetse na Antonio Silva muri axe. Matias Nunes yari ari kuri kabiri. Bya bintu bya Guardiola yamujyanye kuri kabiri. Ubwo ikipe ya Portugal ifite Nuno Mendes kuri gatatu, umuvandimwe witwa Ruben Neves muri mediane ari kumwe na Samu musore w'ikipe ya Mallorca, kandi umwe Joao Felix, rundi Francisco Conceição, Goncalo Ramos inyuma yataka, inyuma ye hari Bruno Fernandes. Ubwo bananiwe nyine bananiranywe n'ikipe y'igihugu ya Mexique, birangira banganyije ubusa ku busa. Georgia yatsinze Lithuania 2-0, Tanzania inyagiye Macau 6-0, ni match tubagejejeho. Armenia iri gutsinda iri gukubitwa na Belarus 1-0, Arubira kina na Liechtenstein na saa 12 mu gihe Colombia iri buze gukina n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ku isaha y'isa 3 z'ijoro. Ubwo mu yindi mikino ubwo iri buze kuba mu rukerera rw'uyu munsi, ngo ndi kugira ngo tubiviremo rimwe. Ikipe y'ugu cya Cape Verde kirakina na Finland saa ya match ubwo ni izizaba ejo, ndi kubona amasaha rwose agiye. Ejo ni Cape Verde na Finland, New Zealand na Chile. Ubwo narebaga ko hari iziri mu bukerera byibuze muri za saa 8. Ubwo navuga ko ari ibyo ngibyo, ahubwo twashimira abantu ariko mbere ko tugenda Tottenham akakanya maze gutandukana Igor Tudor kabisa batandukanye nota 22 ishize, icyo bita mutual content. Ubwo no mutoza wa gatatu Tottenham yirukanye muri iyi season, kuko bahereye Ange Postecoglou niwe wayitangiranye, aragenda, haza Thomas Frank aragenda, Igor Tudor araza, none nawe aragiye. Ngo no kumenya ngo harakurikiraho ndi cyane. Dushimira abantu rero, dushimira abantu twabanye, abantu mwakoze cyane, twabanye kabisa kuva match itangiye kugera irangiye. N'abantu twaturi kumwe muri amakuru agiye atandukanye, yari Ivan Lucky, yari Pasi Govinda. Komeza ukande subscribe kabisa kugira ngo tuze tubana mu mikino igiye itandukanye. Championnat tuba tuyifite, dufite amarushanwa yose agiye atandukanye, match zikomeza kumugana barana, tuba turi kumwe cyane. Ubwo nuko bimeze rero, niba